umwaka umwe kuza kuri 7, 5 aho ngaho mugifite challenge nyinshi utaramenya ngo umugabo uramwumva muri ubu buryo agifite wenda ama faiblesse ziwe ukaba utarashobora kuzihanganira. Burya ibyinshi bipfa muri iyo myaka ikiri mitoya. Buriya urukundo rw'aba papa shara rukundo ruri original ruri oji nyamujere ko akunda wicaye imbere no mwikanzu ibintu utanatekerezaga nese numva munda habaye ukuntu iki kintu cyaranungoye cyane nkunda no kukimubwira ko ntazakibagirwa bizahitumerera nabi bizahitumerera nabi cyane. Ariko urundi ruhande wenda nyavuga ngo ntitukarenganya abagabo, hari ibintu batitaho ahari wenda ni mu miterere yabo, ashobora no kuba yabibonye ko wambaye neza ariko sinzi ukuntu bizabigenda ntabyiteho. Nge hari umumama wambwiye ati kara kantu kaza katuberana nabi kaza katugwa nabi ibintu byo kutambwira ngo nambaye neza kandi ngewe nzi ko naberewe. Buriya nibiki abagabo bateye bate? Nimba narashatswe wenda ugasanga sinkunze aho nashatse rya jurito nyine ntago ryubako. Ijurito icyambere ku mugore agomba guca bugufi akaganduka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, umugabo nawe agakunda umugore nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ako kantu. Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho mugiye muherereye. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Nje uri kuri Mike nkuko muri kumbona Nuwase Sara. Hanyuma ikinyamakuru cyanyu ni KM Films nkuko musanzwe mubizi, kirambi cyanyu amaguru yanyu amaso yanyu ndetse n'amatwi yanyu, kubera ko ibyo byose iyo mubidutumye turabikora. Turabatumikira mukatubwira muti jya kuturebera runaka afite ubuhamya dushaka gusangiza abantu, tukajayo mukatubwira ati genda dutegerere kwiyungura ari impamo, nabwo tukiruka tukagenda. Murumva ko rero turi intumwa yanyu nziza. Rero nkuko muri kubibona turi kumwe n'umumama mwiza, murasa neza ababyeyi. Murakoze cyane. Ariko nkwise umumama gasinzi n'imburi n'umumama kuko mu bigaragara muracyari nabatoya. Tugwaye kaze na karibu mwabanza mukibwira abadukurikiye. Yego urakoze cyane. Ngewe nitwa Jeannette Mukamisha, mama Deborah, ndi umubyeyi, ndi umama w'abana 4. Ntago ndi umukobwa rwose. Nkaba mfite na channel yitwa MD TV Show. Karibu hano iwacu, dukunda abashitsi, dukunda urugo rutugana, dukunda akandi kindi kandi abashitsi bacu turababwira ngo mwisanzure kuko hano nta mwaga nta nduru, ni mu mahoro gusa. Ifomora mu makwe. Ariko navyo ngiye kuzobikora mu minsi iri imbere ko nduva byabi. Nukuri ukuntu uvuze ni nkaho uzufomora. Hari umugore uzufomora? Simbizi ntago ndabibona. None nkabona banshinka amabere. Oya wabukoze ibintu nyine tutaramenyera ariko nabyo birashoboka nuko tutabizi ariko wasanga bibaho. Rero tugwaye kaze wisanzure hanyuma dutaramisha abantu. Yego kabisa murakoze cyane nanjye ndabyishimiye. Tukiraho warutubwiye ngo mufite channel ngo yitwa MD TV Show, isobanura gute? MD TV Show rero ni nabyitiriye ni nk'umuryango wanjye cyangwa se amazina yanjye. Ngewe ifurangiye yitwa Deborah, ndi mama Deborah. MD TV Show urabizi ko kuva kera nkora makeup, nabyo nabyita MD makeup. Nari mfite shop yitwa MD shop. Nabonye nyine ari akantu keza kamfashije. Ikindi abana banjye bose bitwa ba Mutware, ni nako n'umutware wanjye yitwa, bose bakagira n'amazina ya D, bose Mutware D. So byampaye imbaraga rero numva ndanabikunze kuba brand yanjye ariko yaba yitwa. Yego nibyo. Urakoze cyane ati nayitiriye umuryango. Hanyuma se wenda kuri sije cyangwa se niki cyatumye wumva ko ugomba gufungura iyo channel? Ese nibihe biganiro wibandaho? Urakoze cyane mbaje ikibazo cyiza. Icyatumye mfungura channel cyangwa se ibiganiro nkunda kwibandaho, ngewe nabonye hano abana badakunda kujya ku ishuri, ntibiga. Umwana arangiza form 4 agahita yicara ntajye ku ishuri. Nabireba nkabona abana ntibiga, bari mu rugo, ntibajya no ku kazi, ntibashaka n'akazi ngo banakore cyangwa se bigishe n'imyuga nkuko nari nkubwiye ati nkora makeup. Ndavuga se ibi bintu bimeze gute ku cy'abana bafite uburenganzira bwo kujya kwiga ariko badashaka kujya ku ishuri? Ibyo byarampushinze. Ikindi n'imibanire myiza y'umuryango nayo tuyirebaho cyane.
tukaganira n'abamama uburyo tugomba kwitwara mu rugo, uburyo tugomba kubana na ba mabukwe, uburyo tugomba kwita ku bagabo bacu n'abana bacu. Muri rusange ibyo nibyo byagiye bimpushinga kugira ngo mfungure cano. Ikindi no kubwira abantu bakiri batoya ngo bahaguruke bajye gukora, dushaka akazi twiteze imbere, ntitwumve yuko nimba nshatse ndi umugore ngomba kuba gusa ndi mu nzu nicaye ntegereje ko umugabo agomba guprovidinga, ngira ngo nawe ntubyemera. cyane cyane urakoze cyane, uvuze neza cyane. Iyi cano yaje ikenewe mu bwoko bwacu, dore ko twebwe ko hari ibyo twumva ko tutagomba kuvuga, ariko kandi bitewe n'umuco hakaba hari uburyo ushobora kubivugamo mu mvugo nziza itari nyandagazi. Kandi mu by'ukuri ndagushimira, wakoze igitekerezo cyiza cyane, kubera ko muri iki kinyejana birakenewe, yego rwose birakenewe. Uravuze uti uko imibanire y'ingo, ntabwo turi buje kure y'ibyo uvuga ubamo. Ese niki cyatumye bigupushinga kugira ngo ukora ibyo bintu? Ese hari igikomere waba warahuye nacyo, cyangwa se ababyeyi hari igihe ushobora gukura uvuga ati nakuze nabi papa na mama babanye gutya, kuri icyo kintu kubera ko mfite inararibonye ku ibyo bintu nahuye nabyo, reka wenda nzabe nk'umusingi cyangwa se kugira ngo mbwire abandi bantu wenda nabo ntibazahure nabyo, cyangwa se nomora imitima y'abagiye bahura nabyo. Niki cyatumye uhitamo iyo seje? Urakoze cyane, uri umunyamakuru mwiza. Nta gikomere nigeze mpura nacyo, Imana nampaye n'urugo rwiza, ndayishimira Imana. Ariko kuva 2018 nageze inaha tukajya dukora ibintu by'amabredo shower. Uribuka ko nasanze hano mama Kaje, ndanamushimira cyane, nanjye mbyungamo, tukajya dukora ibintu by'amabredo shower, tukigisha abana b'abakobwa bagiye gukora ubukwe, nkabakora makeup, nkabadekora, ngira ngo urabizi cyane. Noneho kwa kundi twigisha amabredo shower bigenda bimpushinga. Ngiye maze imyaka 10 nubatse, nta nubwo ari myinshi, ni mikeya, ariko kuri nge ndi mukumva ari myinshi cyane. Cyane ko nyine ntibikunda, hari abo urugo rudahira no ku mwaka umwe, sibyo? Rero iyo riguhiriye wenda ukabona maze iyo myaka, ndi mukumva ari myinshi, nkabwira Imana ati warakoze cyane. Kwigisha abana rero byagiye bimfasha, nagiye noneho numva ndushijeho kubikunda, bigatuma n'abantu batwegera, umuntu akavuga ati mfite ikibazo iki n'iki, ese wangiriye ihe nama? Biramfasha pe, nanjye nkasaba inama banduta, nkabasaba inama, nkavuga se hari umuntu wambaje iki kintu wamfasha gute, ikintu wenda numvishe nanjye nafite experience. So bigenda bimpushinga rero kumva yuko noneho mbona ko imibanire myiza ikenewe. Tukagenda tuganira n'abamama bakiri batoya, bacyubaka ingo, n'abakitwita, bakibyara. Challenges bari nyinshi ukigera mu rugo bwa mbere, kandi guhera n'ubushakashatsi bigaragaza yuko buriya ibibazo byinshi bihera ku myaka 7 kumanura. Umwaka umwe kwiza kuri 7, 5, aho ngaho mugifite challenge nyinshi, utaramenya ngo umugabo uramwumva muri ubu buryo, agifite wenda ama faiblesse ziwe ukaba utarashobora kuzihanganira. Burya ibyinshi bifa muri iyo myaka ikiri mitoya, kubera ko kugenda tuganira mu mabredo shower, tuganira n'abakobwa bakiri bato barimo bubaka, byagiye bimpushinga cyane kumva yuko noneho twagira televiziyo tuzajya duhuriraho, MDTV show, noneho tuganire, twungurana ibitekerezo, tuvuge se twubaka umuryango gute, dusigasire imibanire myiza ndetse n'uburere bw'abana bacu. Yego, nicyo cyampushinze. Urakoze cyane mu by'ukuri, icyo kintu ni inkingi ikomeye mu bwoko, kubera ko buriya iyo ukora ikintu nubwo we ugikora uza ubona umusaruro nyuma, n'abandi bantu bagenda bakubwira ati kuraje. Kandi cyane cyane abantu bakuru, iyo ubonye abantu bakuru bangaye barakubwira ati kuraje, iki kintu cyari gikenewe, kiba ari umugisha mu bwoko. Se hari uko wari uvuze, se twebwe mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge hari ukuntu dufite umuco wacu, cyangwa se ese ubona ubwoko bwacu, urukundo rwacu wenda mu bwoko bwacu, ko dushobora kuba dufata abagabo cyangwa umugore uko afata umugabo wiwe, cyangwa uko umugabo afata umugore, ni ubuturage bitewe ko cyane wakuriye mu mahanga, unubakira mu mahanga, ariko kandi wagiye ubana n'abandi bubakiye iwacu. Ngira ngo
ufite itandukanyirizo ry'urugo rw'umwana washakiye ino, ingo zino mu mushasha n'ingo z'iwacu. Ese ubona ko icyo nita urukundo cyangwa se imibanire y'ababyeyi bacu ariko tubyita ni abaturage pari raporo n'ibiriho ubu nyine dutandukanyiriza urugo rwa hano rw'ubu nyine n'urw'iwacu. Hanyuma muri uko kubatandukanye utubwire urukundo nyarukundo ni urw'ino mu mushasha cyangwa n'urw'iwacu. Nyamujereti, ibibazo byawe ko bikaze. Urumva nanjye nakubwiye ko ntamaze imyaka myinshi nubatse. Kandi ikindi buriya urukundo rw'abapapa ruriya rukundo ruri original, ruri oji ruri oji. Gusa aho bitandukanira cyane urabona ba papiriya barabashakiraga abagore, niko bajya batubwira nyine, bakakubwira ati uzabana n'uyu. Bamenyaga urugo bajya gusabamo umugeni, mbese nka sogokuru wanjye akamenya ngo ndajya gusabira umuhungu wanjye, ubwo ni nka papa nyine kwa runaka. Abantu babanye, abantu bafite umuco, ahantu ugera bakaguha amazi ukanywa, bakagucumbira ukarya, ahantu nyine hari umuco. Noneho ugasanga babanye neza, baranakundana. Urumva bo ntago bagiraga bino bintu ngo twahuriye Facebook, ngo twakundanye, ngo twahuriye Instagram. Babaga ari imiryango iziranye. Noneho urukundo rwabo rwabaga ari urukundo ruri strong. Kandi ujye unabibona abantu bashatse kera, ba papa wanyu, ntago benshi nyine urugo rutabahiraga, rwagombaga kubahira, byabaga ari nk'itegeko, uragenda ruguhire. Abenshi sinjya numva, wenda bishobora kuba byarabayeho, ariko abenshi ba kera, abasaza abenshi ntago bigeze basenya, nta madivorce yahabaga. Urugo rero rwo mu mujyi abenshi urumva twebwe muhurira ahantu mukaba murakundanye, muhura mu gitondo nimugoroba mugahita mutangira kwitana basheri. Nta muranga, agafotora kabona ahantu, cyangwa se mugahurira ahantu runaka agahita avuga ati uyu muntu ndamukunze, mugahita mutangira gukundana gutya mwembi babiri, ugahita ugenda ukabwira iwanyu ati nabonye umusheri, n'umusheri wawe akabwira iwabo, gutyo nuko mukabamenyesha. Ariko ikindi nanone nkunda kuri ubu ngubu nuko nyine murikundanira, murahura mukamenyana, niba mwahuriye muri pati, mu bukwe cyangwa hehe, mukagira nyine igihe cyo kumvana, cyo kumenyana, cyo kuganira. Urumva kera ho banahuraga bataziranye, bakakuzanira umugore mu rugo unifubitse ibitenge kwa kundi ukihisha udashaka ko akubona n'isura. Ariko icyo nkundira wenda ubu ngubu nuko muhura mukamenyana, mukagira igihe cyo kuganira. Ariko nyine natwe ibyacu by'iki gihe urabizi ko bitaramba. Nicyo kibazo, divorce usanga ari nyinshi. Kandi noneho twe tuba twaragize igihe cyo guhura ngo tumenyane, tuganire. Ugasanga abantu bagize fiançailles y'imyaka 2, umwaka, imyaka 5, ariko byagera mu rugo ugasanga nyine ntago bikunze. So impamvu uvuga rero ngo urukundo rwa kera rwari OG, rwari original, rwari rwiza, nuko bagenderaga cyane ku muco. Bagenderaga ku muco, bafite gutinya. Umugabo atakubera mwiza, yakubera umugabo mubi, yabaga afite aho baravuga ngo umwenda wanduye umeserwa harya mu muryango. Baragendaga bakicara bakavuga ati umuhungu wo kwa runaka arananiranye, bakamuganiriza. Ariko ubu ngubu iyo byanze uhita uvuga ati ndigendeye. Rero urwa kera rwari rwiza, kuko mbese urugo ahari ndakeka rwajyaga gutandukana, imiryango babigizemo, yabaganirije, yabahuje, bikanga ariko babegeranyije. Ariko for now mbese ndagiye biranze, I'm going, ugasanga nyine ntago bitangirwa kuri ubu. Mbese niryo tandukaniro natanga. Urakoze cyane, ubisobanuye neza cyane. Hanyuma tukiri aho ngaho, ese ubu ngubu ese ubona ano mazina y'abubu nyine bitana basheri, shushu, kabeji, karoti n'itundi nk'utwo twose, na za salade, ibyo byose nyine mu mazina wumva ushaka kumwita. Kera ho urabiziho umugabo yahamagaraga umugore wiwe mu izina. Umugabo akaba yakwicara akaba atabwira umugore wiwe ngo ndagukunda, ndagira gute. Kuri none akaba amazina meza yose, utungutu two mu mushasha bamwita, ukabona. Ese nibyo bigaragaza urukundo? Kukwita kuriya
nibyo bikugaragariza ko agukunze. Ese wa wundi umuhamagaye mu izina cyangwa se agahamagara ngo mama runaka, ese we ntabamukunze ntadukanyiriza utwo tuntu twari tubiri. Okay, ku rukundo rw'ubu ngubu za Sheri Honey Cabbage mugani wawe, njye mbona ntacyo bitwaye kubera ko igihe cya kera ibihe birasimburana. Uko urukundo rwari rumeze muri 90 ntago ariko rwari rumeze muri 2000, sinako rumeze muri 2004 cyangwa mu myaka ya za 40 kera. Impamvu rero cyane cyane abagore ni nabo babikunda kwitwa ayo mazina, kubera ko generation turimo birabitwemerera. Mu by'ukuri ni byiza, ntacyo bitwaye kuba wakwita umugabo wawe Sheri, Honey, Sweetheart, ni na byiza kubera yuko twebwe abagore twubakiye ku marangamutima. Twubakiye ku marangamutima, ni nayo mpamvu Imana ahari yahaye umugabo gukunda umugore, kuko yarazi ko umugore ni umuntu n'urwabya rworoshye, n'ururabyo, ni umuntu wo guteteshwa, tuba dukeneye keya, mbese bakuguyaguye. Niyo mpamvu rero ngewe n'ayo mazina y'iki gihe kwita Sheri ni byiza, ntacyo bitwaye, gusa ntago ari cyo cyerekana ko ukunzwe. Si cyo cyerekana ko nkunze. Umugabo wanjye ashobora kunkunda cyane akanyitaho akankora buri kimwe, ariko wenda ntanyite Sheri, ariko mbibona muri we koko afite urwo rukundo, ankunze kandi ampa n'agaciro. Rero hakaba n'abandi avuga ati kuki se nimba nkunze kuki atabimbwira. Kandi ni nabyiza, nta nicyo bitwaye. Ese hari icyo bitwaye kuba umugabo yabwira umugore se ko amukunda? Ntacyo bitwaye, ni byiza. Bikore muri ayo marangamutima, wenda unyiteho, yego ni byiza, ariko unabimbwire. Kandi twebwe abagore usanga akenshi Dr. Musinga yaranabivuze ngo abagore bakunda gukundwa muri public, no muri public. So iyo haje rero nk'abashyitsi mu rugo ugasanga urimo amuhamagara mu izina, hari igihe umugore ababona hari wenda utamuhaye n'agaciro, ugahita umuhamagara ngo nyamujere. Hariho n'abashyitsi n'ibiki, hari ukuntu bitabimeze neza, ariko yakubwiye ati Honey come here hari ukuntu wese ntubyumva, hari ukuntu bigira n'izindi mbaraga. Kuri ubu rero nimba abagore babikunze, njyewe mba numva ntacyo bitwaye umugabo kumwita Sheri, rwose biremewe. Gusa nyine kuko bitandukanyije, si cyo cyerekana ko nkunzwe, ariko biri mu marangamutima yanjye, biri mu binzamurira amarangamutima. So ni byiza rero kubwira umugore ko umukunde, ni byiza pe. Urakoze cyane, uri kugenda ubidusobanurira neza cyane ibyo ari byose. Ese mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, uburinganire urabizi ko ku kijanye n'uburinganire, twebwe mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge hari ababyumva ugutandukanye. Kuri wowe uburinganire ni iki? Okay, kuri njyewe uburinganire uko mbyumva, cyangwa se n'uburyo nabiganijeho n'abantu bakuru bakampa inyishu, uburinganire twebwe wenda tubyumva ko ari ukudomina. Mbese twumva nimba hari uburinganire mu rugo, biba bibaye ko wenda ugiye kujya hejuru y'umugabo. Kandi si byo, kuko Bibiliya iravuga ngo umugabo ni umutware w'urugo, ntago bikuyeho kuba ari umutware w'urugo. Sara we ngo yarabivugaga cyane, akanavuga akarenzaho n'akandi kantu, ngo akavuga ngo umutware wanjye, akarenza hako kantu ngo yarinze asaza wataravuga umugabo we mu izina, cyangwa ngo avuge ngo papa runaka, ngo yahoraga amwita ngo umutware. Ariko ako kantu ni keza cyane. Uburinganire rero ni uburyo bwo gufashanya, njyewe niko mbyumva. Nkuko n'Imana nyine yabonye ko kuba umutware wenyine bidahagije, abona ko uyu muntu hari ibyo atazageraho kubera ko ari wenyine, aravuga ati reka muremere umufasha umukwiriye, umuntu uje kumufasha, mbese amaboko. Yego rero njyewe niyo mpamvu mbona uburinganire ni ugufashanya. Ntago ari kwa kundi abantu babyumva wenda ngo umugore ngo bagiye kujya hejuru ngo ibiki. Oya, njyewe numva ko umugabo agomba kuba ari umugabo mu rugo, akomezanye cya cyubahiro ciwe c'ubutware, kandi turabibahira cyane. Noneho ariko ibyo agomba gufasha umugore abimufasha. Nimba ari kwagushaka akazi, kwaguprovidingira urugo, kuzana amafaranga mu rugo, kubagaburira n'ibiki, abikore. Nimba nko hanzeho, twumva yuko hanzeho umugabo akora mu gitondo wenda, cyangwa se umugore akora mu gitondo, umugabo agakora nijoro. Urumva ni bwa buringanire nyine. Umwe ajya gukora, nimba umugore yagiye ku kazi, umugabo arasigara akora imirimo yo mu rugo, kandi niko gufashanya kuko nta bandi bafasha mu rugo. Nimba umugabo yagiye gukora, umugore nawe arasigara akora na bya bindi umugabo yakagombye gukora. Mbese uburinganire njye nuko mbyumva. Icyambere ni ukumvikana kandi mu rukundo, mugahuza. Ntibivuze ngo umugabo ntabwo yateka kubera ko ari umugabo.
wenda hano muri Afurika nyine biracyagoranye ariko nko hanze turabyumva, umugabo arakuga ati ndateka noza ibyombo. Ibyo ni uburinganire kandi ntibivuze yuko aba apfinagajwe mu rugo rwiwe. So uburinganire rero ngewe uko mbyumva ni ugufashanya, ni ukumvana, nkamenya ati umudamu wanjye ararwaye, uyu munsi reka nkore breakfast, nteka icyo cyayi, reka uyu munsi ijyana abana ku ishuri. Imirimo yose ntabwo ari iy'umugore. Uburinganire rero ni ugufashanya kandi no ku bagore rero ni nko nanivuze pati y'abagabo. No ku bagore uburinganire hari ukuntu twebwe twakuze twumva yuko none ashakwa umugabo niwe ugomba gukora byose, niwe ugomba kujya gushaka akazi. Ngewe ntabwo ngomba gukora, ngomba kwicara mu rugo nkabyara, nkarera, nkajya nteka, nkoza ibyombo, nkarera abana, nkareba televiziyo, ibintu nk'ibyo. Ariko ku buringanire uko tubivuga, uyu munsi umugore arahaguruka akajya gukora, nawe agaprovidinga, ugafasha umugabo, mwese mugafashanya. Si ukuvuga ngo umugabo niwe wishyura school fees wenyine. Uyu munsi niba nanjye nagiye gukoza nkakora, nshobora kuza nkabwira umutware ati nanjye uyu munsi nabonye amafaranga, reka nishyure school fees, uyu munsi nijye uri bugure stock yo mu rugo. Ibyo ngewe numva ari bwo buringanire. Urakoze cyane. Yewe wagiye muri MD TV show ubishoboye rwose, ubifitiyemo uburambe ni nararibonye. Hanyuma se nk'umugabo cyangwa se nk'umugore, umugabo ushobora kubwira umugore wundi ngo wambaye neza, akandi yavuye mu rugo atashobora kuba yabibwira umugore we, cyangwa se umugore akaba yobwira umugabo wundi cyangwa umusore ngo wambaye neza, ngo urasa neza, mu by'ukuri we atabibwiye umugabo wewe, aho ngaho icyo kintu wacita igiki? Bizahitumerera nabi. Bizahitumerera nabi cyane. Ariko urundi ruhande wenda nyavuga ngo ntitukarenganya abagabo, hari ibintu batitaho. Ahari wenda ni mu miterere yabo, ashobora no kuba yabibonye ko wambaye neza, ariko sinzi ukuntu bizabigenda, ntabyiteho. Ngewe hari umumama wambwiye ati kariya kantu kaza katuberera nabi, kaza katugwa nabi, ibintu byo kutambwira ngo nambaye neza kandi ngewe nzi ko naberewe. Buriya ni biki abagabo bateye bate? Ariko ni ukuri, si ukuvuga ko wenda ashobora no kubibona, ariko ahari wenda akagira ngo yanabikubwiye. Ngewe nsigaye mbwira mama ati reka ngewe mbibira akabanga, ngewe iyo nambaye neza nyamujeri, suzi ko se hari igihe uba wambaye neza nawe ukavuga ati natotse, ukireba muri miro ukavuga ati kafisa nambaye neza. Njewe turi kumwe ariko nkabona uwacu ntabwo yabyite, nkabona ntahaye abibona, nza mwibalance imbere nkavuga ati sheri, how do I look? Kurabona meze gute? Agahita ambwira ati sheri urabeherewe, agatangira kubona ukuntu nambaye, ukuntu nkabona nibwo mbonye sheri. Kandi akakambwi agahita bimbwira agati wambaye neza, kama ngendaga nkavuga ati liste urumva, ariko gamba nabyisabiye. Okay, sinzi, ariko bazabyige. Ni byiza ko twapresiya abagore, turemye mu marangamutima, biba ari byiza. None iyo utabimubwiye, noneho mwajyana muri kumwe mugahura, undi mugabo akabimubwira ati wambaye neza uraberewe, ariko nawe hari ukuntu uzihita umureba ugahita umubwira ati ariko bazabyiga bajye babitubwira, ni byiza. Ariko kandi atanabikubwiye, simba nibaza ko umugore agomba kuhita abihagararaho cyane ngo bibe ikintu cyo kurakarira. Ngewe nababwiye akabanga, nuzajya ubona atabibonye ujye umubwira ati ariko uyu munsi wabonye ko nasutse sheri, none se ndaberewe meze neza, at least abibonera aho ngaho nyine. Urakoze cyane. Hari nk'ukuntu wenda ho ku rugero ushobora kubona wenda nk'umugabo cyangwa se umugore aragiye aguze ihuza umugabo atamuguriye, takazi ufite taki aharasutse, hanyuma ntubwiye umugore ati se sheri kwasutse amakuta yavuye cyangwa iyo huzu ko nta faranga naguhaye wayikuye? Nk'uwo mugabo mudatwaza gutyo we wo muvuga heke? Biba ari ikibazo, ariko abagabo hari ibintu batanitaho nk'uko nakubwiye. Ariko nyine umudamu adafite akazi, adakora, ukabona ahora asa neza, ubwo nyine abafite abandi baba babimuhaye. Ngewe niko ntekereza. Ariko kimwe nuko ashobora kuba yanabikuye no muri famiye, basaza be, ababyeyi be babimuhaye. Ariko ni byiza yuko abagomba no kumenya umugore wanjye asa neza muri buno buryo, nabyo ni byiza. Kandi buriya communication ni ingenzi.
ni ingenzi communication buriya aho hantu haba hatarimo kuganira ntimuba mwicara ngo muganire mbese nta kumvana kuba guhari ntago muba mwumvikanye niko navuga ibyiza ni ukuganira umugore nimba nakeneye iki n'ikintu akabibwira umugabo ariko nimba umugabo atashobora kumenya akabona umugore ahora asa neza ariko atazi iyo byavuye ni ukuvuga ko ataba abyitayeho nyine nagarukiraho urakoze ukiraho wari uvuze ngo kuganira ese kuri wowe urugo ni iki cyane ko nubwo uri kuvuga ngo imyaka 10 ni mikeya mu by'ukuri buri ikintu wabayemo imyaka 10 ubu gifitiyemo inararibonye yego imyaka 10 shaka kuvuga ngo ntacyo muri make muri urwo rugo rw'imyaka 10 ntacyo utabonye ibindi ni nyongera ariko ndagira ngo warayibonye ese kuri wowe muri iyo myaka yawe 10 urugo ni iki urakoze cyane urugo ku myaka 10 nkuko babivuze ni imibanire y'abantu babiri muba mugomba kuganira muba mugomba gukundana nka kuriya nyine nabivuze ko Imana yazaniye umutware umufasha muba mugomba guhura ni minisitiri w'Imana muba mugiye kubaka niko ngewe mbifata ni mission y'Imana muba mugiyemo urugo rero mbifata nk'abantu babiri nyine baba bahuye nkuko bimeze muba mugomba gukundana mugahura Imana ibibahaye no mugisha wo kubyara mushobora kuba muri babiri ariko ntimunabyare nibikunde kubera umugambi w'Imana ibafiteho nabwo birashoboka ariko urugo ku bantu babiri ni abantu bagomba kwicara bagahura bakaganira communication nkuko twabivuze umwe akamenya faiblesse z'undi mugakundana mugahuza mugatera imbere mu kubaka umuryango nyine yego urakoze cyane ndakubaza ibibazo byinshi niwe wabyiteye hanyuma hari ikibazo njya nibaza ese wa mugabo cyangwa se wa mugore uza mu nzu akava mu kazi akaryama cyangwa araje arinjiye mu nzu aricaye arariye araryamye mu gitondo nuko nta kwicara nta kuganira n'umuryango nta mwanya aho urugo rwiwe abana umudamu ese nk'uwo muntu urwo rugo rwe ubona wowe kuri wowe n'urugo rumeze gutuko ibyo tunaganira cyane urakoze kuri MDTV show no gusigasira imibanire myiza nkuko wari unambaje mbere urugo ni iki ni ibyo ngibyo byose icyambere iyo muhura mukaganira nyamujere n'umugore wawe mwiciye communication niryo shingiro ry'urugo nta nubwo waza gusanga uryame cyangwa ntumenye nuko abana bawe biriwe Dr Musinga yarabitubwira atubwira ngo iyo agiye no ku kazi cyangwa se abana bagiye ku ishuri arabahobera akabasoma ku matama akavuga ati mugire umunsi mwiza agasezera umugore wagiye ku kazi akavuga ati ugire umunsi mwiza urumva urwo rukundo kwegerana gusabana kuganira nibyo byubaka umuryango rero ntago wambwira ngo wabyutse gusa ugiye mu kazi njyewe njya navuga ati buriya gutegurana ni byiza iyo muganira biza kubafasha kugira imibanire myiza cyangwa se gusigasira wa muryango buriya iby'abana babona nibyo bakurana nimba ugenda ku kazi utanavuze ngo ndagiye ntusezere cyangwa ukinjira gusa ugahita uvuga ngo mushire amazi muri dushe cyangwa ngo ibyo byahiye ngo nta mwiriwe ntiwamenye uko abantu biriwe ntumenye uko abana bavuye ku ishuri ariko sinkeka ko hari n'abagabo bakora ibyo ngibyo ubwo koko uwo mugabo arahari sinibaza ariko abaye ahari byaba ari ikintu kibi ntago waba uri kubaka wa muryango urambye umuryango ni igihugu umuryango ni itorero kandi nkubwije ukuri ko itorero rifite umuryango utishimye utameze neza itorero biba riri gupfa n'igihugu kiba kiri gupfa bya bindi tuvuga ngo tuzubaka hari iwacu murenge tudafite umuryango mwiza uhuje ntago twahubaka kubera ko ikizana urukundo no gusabana ni nka bya bindi bavuze ngo se kubwira umugabo wawe ko umukunda cyangwa umugore ni byiza cyane urumva iyo uri mu rugo ugasanga abana bavuye ku ishuri mwiriwe mute mwariye ku ishuri byagenze ugahobera n'abana sheri ukabahobera mukanakina ni byiza ibyo nibyo biba byubaka umuryango niba rero hari abapapa batabikora kubera ko akenshi usanga abana baba bari kumwe n'ababyeyi habaye hari abapapa batabikora byaba byiza babikoze kandi biba ari bigufashije kwinjira mu nzozi zawe nkeka ko umuhungu wese cyangwa umugabo wese avuga ati Imana nifasha nkubaka nkazabyara nkatemberana n'utwana twanjye sinibaza ko hari umuntu utagira izo nzozi iyo ubikoze rero uba uri mu nzozi zawe urakoze cyane kuri wowe urugo icyo wita urugo rwiza dore ko hari abavuga ngo hari n'abaririmbyi waririmbye aravuga ngo
nimba ari umunyabwenge wabivuze, niba ari indirimbo sinibutse neza, aravuga ngo nukenera ko urugo rwawe rugomba kuba ijuru ritoya, wowe urugira ijuru ritoya. Ukeneye kurugira gehinomu kandi nabyo byo kunda. Hari n'abavuga ngo buriya kugira ngo umugore azagere mu ijuru azafatwa akaboko n'umugabo wiwe cyane cyane, cyangwa se umugabo kugira ngo aje mu ijuru azafatwa akaboko na rwa rugo rwiwe n'abana biwe, kuko niryo juru ritoya. Kuri wowe urugo rwiza ni iki kuri wowe? Urugo rwiza ni ukubabarirana, nicyo cya mbere. Akenshi nk'uko nabivuze usanga buri wese afite faiblesse ziwe. Iyo rero umugabo akoze akantu gato ugahita wivumbura ngo ndagiye, ntago mwafatana akaboko ngo mujye mu ijuru. Icya mbere ni ukubabarirana, ni ugukundana, ni ukuganira, ni bya bindi mbese byose twavuze. Ikindi, urugo rwiza ni n'urugo rusengana. Twige gusenga, twige gusengana. Ikindi, no gukunda aho twashatse. Nimba narashatswe wenda ugasanga sinkunze aho nashatse, rya juru rito nyine ntago ryubako. Ijuru rito, icya mbere ku mugore agomba guca bugufi akaganduka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Umugabo nawe agakunda umugore nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ako kantu. Ikindi, n'abana bacu tukabasigasira, tukabaha uburere bwiza, tukabigisha. Buriya abana nk'uko nabivuze bakurira ku byo babona, bavuga ibyo babona. Nimba twicara mu rugo wenda se ugasanga bagamba urundi rugo, n'abana nibyo batwara. Ariko nitwicara mu mibanire myiza tugasigasira umuryango wacu, tubatoze umuco mwiza, tubatoze kuvuga amagambo meza, tubatoze uburere bwiza, tubatoze gusenga, tubatoze kubaha, icyubahiro, kubaha abantu. Ugasanga umwana muto arubahuka abantu bakuze. Kiriya kintu kijya kimbabaza cyane cyane ku bijyanye n'umuryango. Dutoza abana bacu kuvuga amagambo meza no kubaha abantu. Ibyo bintu bizatwubakira ijuru. Nose nukunda ukababarira, ugakunda imiryango washatsemo, ugakunda gusenga, iryo si ijuru rito. Nta kindi kintu umuntu yaba ashaka. Yego. Urakoze cyane. Tugana ku musozo wenda w'ikiganiro, ibanga ry'urugo kuri wowe ni iki? Cyangwa se ibanga ry'abashakanye kuri wowe warivuga hiki? Yego. Ibanga ry'urugo rero ni ukudasakaza iby'urugo rwanjye. Yego. Ibanga ry'urugo ni cya kintu bamwaganiriye n'umugabo, ibibera mu nzu bigomba kubibanga nyine. Kuko muri iki gihe usanga n'impamvu nyine usanga amadivorce akunze kubaho no mu bantu bubatse bakiri batoya, ni kwa kundi umugabo ashaka kugukorera ikintu ugahita wirukanka ukajya kukivuga hanze. Kandi mu by'ukuri mwebwe muri bubabarirane muri babiri. Nyamuje nukorera ikintu umugabo wawe, uyu munsi ashaka kukubabarira, ariko babandi bo hanze wabibwiye ibo ntago bari bukubabarire. Baragumana cya kintu bavuga ati uriya mugabo ni umuntu mubi, cyangwa uriya mugore ni umuntu mubi, kandi wewe wenda mwahuye n'umugabo wawe musabana imbabazi, birababarirana. Icyiza kibanga ry'urugo rero ni ukugumana bya bintu byawe, kwa ko iyo wakoze ikosa umugabo wawe murahura mukababarirana. Ariko iyo wabishakaje hanze biba nyine ngo amazi yamenetse ntayorwa. Abagore bakiri batoya rero tugire ibanga ry'urugo. Ibyo kugenda umuntu avuga ngo umugabo wanjye ameze gutya cyangwa se umugore wanjye ameze gutya, biriya bintu ntago ari mbese tubyihane, biradusenyera ntago bitwubakira. Yego. Urakoze cyane. Umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza kuri wowe, umugabo mwiza ni wa wundi wambara se ayo makositime, wa wundi utebeza, yego, utebeza mu Kinyarwanda, cyangwa se kubita igitoko agakubita congo, cyangwa wa wundi wumva ko yihahaje, wa wundi se uteye kwa kundi ureba muremure wirabura se cyangwa w'inzobe. Uwo ni wo umugabo mwiza kuri wowe. Umugabo mwiza kuri wowe numeze gute? Umugabo mwiza kuri njye ni umugabo umpa agaciro, ni umugabo umpa agaciro, ni umugabo unyumva, ni umugabo nshobora guha igitekerezo akacyumva, niyo atanacyumva ariko akambwira ati twabikora gutya. Ni umugabo ushobora kumva ko nanjye yangisha n'inama, twaganira mbese tukaba turi kumwe twembi nyine mu rugo. Ntiwumve hanze ngo wumve ati wenda yakoze iki utabizi, si bibaho se. So umugabo rero numva mwiza kuri ngewe ni umugabo umpa agaciro, kandi yaguha agaciro abagukunda, akeneye kutera n'imbere. Buri mugabo uguha agaciro aba ashaka ko uva ahangaha ukagera hano. Yego. Ni irihe jambo umugabo wawe yigeze kukubwira riragutungura? Ikindi nire yakubwiye
yakubwiye wumva rirakunejeje kuruta ayandi magambo yose yakubwiye? ubwo sibyo ntabwo byari mu banga ry'urugo nkaba ngiye kuri mena. Ijambo ryiza yigeze kumbwira rirantungura, ni uko yatumye nsenga ku munsi w'ubukwe bwacu kandi ndi umugeni kandi nanashatse nkiri muto. Yego, twasezeraniye muri Methodiste, ahari ibo bajya bavuga ngo umwe mu bantu arasenga, noneho aramubwira ngo asenge umupasiteri niwe uri busenga. Urumva umugeni ni ukuri ku munsi w'ubukwe uba nyine abantu utazi ubukwe ukumva nyine sinzi. Noneho ngo ahita amubwira ngo nsenge, ahita amubwira ati umugore wanjye nicyo kintu akunda. Nagiye kumva numva ngo umugeni agiye kudusengera, nyamujere kwa kundi wicaye imbere no mu ikanzu, ibintu utanatekerezaga. Nese numva mu nda habaye ukuntu iki kintu cyarantunguye cyane, nkunda no kukimubwira ko ntazakibagirwa. Naho iryo yambwira ikanshimisha kumubyarira. Yarambwiye buri gihe iyo mbonye abana bacu mbona uri umuntu udasanzwe. Icyo kintu rero hari ukuntu numva ngihaye agaciro cyane, nkumva nyine kinkoze ku mutima. Iyi cyaranejeje cyane. Murakoze cyane, tugana ku musozo w'ikiganiro dushimira MDTV show. Mukoreho subscribe, share, comment kugira ngo mujye mubona ibiganiro bye. Murumva ko afite ibiganiro byiza, inama nziza, abafite abatumirwa, abantu bakuru, ababifitemo uburambe, inararibonye, ababyigiye se kuri sije runaka ashaka. Rero mugende mukoreho subscribe, share na comment kugira ngo nawe mumuteze imbere, mumukunde nkuko mudukunda, mutaramane nawe, muza mutarama nk'iyi minota tubataramishije hano kwa Kimu. Indi mwama munyaruka muje kuri MDTV show, kandi murabona ko ari umuntu ufite ubwenge bwinshi, uvuga yitonze. Noneho nanje nitonze ibintu byakome, yeme sinitonze ariko ntagize, nagerageje ko kandi ko ndumva ibintu ndarusha kubera ukuntu navuze mpa nitonze. Ayiwe sinzi ukuntu numva ameze. Rero abantu bacu twongera twigarukire kuri ya morale yacu. Turabakunda, tuzahora tubakunda, tubatumikira. Imana iduhana umugisha. Ciao ciao.